kwari ubwo kurira, kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Iyaba we, iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkagerayo nk'abayisiyoni iteka. Nzaririmbira Imana, mvuga imirimo myiza yakoze, nyuma y'amarira n'intambara Imana izagusubiza. Iyaba we, iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkagerayo nk'abayisiyoni iteka. Haleluya. Murakoze, karibu n'ijambo ry'Imana. Ntago mbaganiriza ibintu byinshi, mfite gahunda. Hari umuntu ngiye gusengera Kibagabaga, ariko reka tuganire ijambo rigufi. Nibabona tudasimbutse ngo dutigite, ntabwo umwuka wose utigisa abantu, kandi nitutavuga mu ndimi mwumva uruduhuriyeho rw'Ikinyarwanda, kuko narwo ni ururimi. Ndasoma ijambo rigufi riri uzikurinda Mana we, Uzikurinda Mana uzikurinda. Amina, haleluya. Amen. Murakoze cyane kudukurikira, murakoze cyane mukozi w'Imana Theogene. Imana iguhereza umugisha. Reka nguhereza umwanya ugira icyo ubwira abakunzi b'Imana Irahari TV bagukurikiye aka kanya, kandi nyuma y'ikiganiro twagiranye banyandikiye komenti, bamwe baca mu gikari, abandi batanga komenti bansaba ko batazigera bakubura ku Imana Irahari TV. Iyo ni mudu yo guhimbaza cyangwa se kuramya. Reka bashiremo akantu ko kuhimbaza. Karavuga ngo amakuba naza, tabaza Imana uva inyuma y'abantu, Yesu azaguha umuntu. Amen. Amakuba naza, tabaza Imana uva inyuma y'abantu, Imana izaguha umuntu. La 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 la. Ikigerageza iyo kirambye kibi cyawe wenyine ayumva. Haleluya. Yarantoraguye, haleluya, nari mu isayo y'ibyaha, nta byiringiro nagiraga by'ubuzima. N'Imana yumva, n'Imana yumva, n'Imana yumva, n'Imana yumva, yumva gusenga kw'abera, n'Imana yumva. Haleluya.
nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, wa murwa wabera. Nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni. Nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, wa murwa wabera. Nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, wa murwa wabera. Nzibuka Siyoni. Iyo ni mudu yo guhimbaza cyangwa se kuramya. Reka bashiremo akantu ko kuhimbaza. Karavuga ngo amakuba naza, tabaza Imana uva inyuma y'abantu, Yesu azaguha umuntu. Amen. Amakuba naza, tabaza Imana uva inyuma y'abantu, Imana izaguha umuntu. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Turishimye kandi turabakunda. Nkuko mubibona rero uyu munsi wa none navuga ngo ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu. Waba udukurikira uri mu Rwanda, uri hanze y'igihugu, mwese turabasabira umugisha. Aha nta handi ni ku Imana Irahari TV. Imana Irahari TV, Imana y'amahoro ibaho umugisha ku bw'ubufatanye bwanyu mukomeje kudushyigikira. Nkuko mubibona rero ndi kumwe n'undi mugabo kuri kamera, nari mukumbuye nyuma yuko heruka mu rugo kuza kunsura. Uyu munsi nifuze ko turi bukorane igitaramo cyo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Benshi mwari mumuzi mu ivugabutumwa, ariko nagiye mvuga ko afite impano ikomeye yo gucuranga gitari, keyboard. Afite impano idasanzwe yo kuramya Imana. Muraho neza mukozi w'Imana? Turashimira Yesu. Haleluya. Amina. Ndagira ngo uramutse abakunzi b'Imana Irahari TV. Asanteni, asanti sana, tunawabarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Tubebazanyo, tubiyanziza, tubiyanzege kubanga Mukama yatulese mu kifu kino. Naye nga bari Mbarara, bari Mityana, bari Kasanda, bari Kampala, mwena Mukama bawe nyo mukisa. Thank you Jesus. Murakoze cyane abari Mbarara, abari Uganda, abari Kampala, mwese Imana ibaha umugisha. Ndumva ari uko mbyumvise, sinzi niba nawe uko byumvishe. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Mukozi w'Imana Theogene, amavuta yenda yemera kandi n'abadukurikiye barayemera kandi barayakunda. Reka ngusabe kugira ngo dushyire imbere y'Imana twese, ari abadukurikiye, Edizo kuri kamera, nawe Imana imuhe umugisha. Murakoze. Imana ni nkuru ibihe byose, utweze udutunganye n'abacu bose. Amen. Murakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo dutangire turirimba indirimbo ya 22 mu ndirimbo z'agakiza. Yesu aduhangije. Pianiste wacu turamusuje. Imana y'amahoro imugirire neza.
Mana uzikurinda, Mana uzikurinda, Mana uzikurinda, Mana we. Ariko uzikurinda, uzikurinda Mana we. Nyamasheke we, uzikurinda Mana we. Kibungo Mana, uzikurinda Mana we. Nirubavu naho, uzikurinda Mana we. Muri Amerika we, uzikurinda Mana we. Muri Afrika, uzikurinda Mana we. Mozambique we, uzikurinda Mana we. Kimisagara, uzikurinda Mana we. Kigali yacu, uzikurinda Mana we. Hano mu Rwanda, uzikurinda Mana we. Hariya Musanze, uzikurinda Mana we. Muri Burera, uzikurinda Mana we. Mu Banyarusizi, uzikurinda Mana we. Icyangugu, uzikurinda Mana we. Nyagatare hariya, uzikurinda Mana we. Mana we, uzikurinda Mana we. Muri gereza, uzikurinda Mana we. Mu bitaro we, uzikurinda Mana we. Ariko uzikurinda, uzikurinda Mana we. Hallelujah, amen. Uri Mana, 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 uri Mana yera. Narakubonye mu cyumba nsenga kanyarira we. Samantha uri Mana, uri Mana, uri Mana, uri Mana, uri Mana, uri Mana. Uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana, uzikurinda Mana, uzikurinda. Amina, hallelujah, amen. Murakoze cyane kudukurikira, murakoze cyane mukozi w'Imana Theogene. Imana iguhereza umugisha. Reka nguhereza umwanya ugira icyo ubwira abakunzi b'Imana Irahari TV bagukurikiye aka kanya, kandi nyuma y'ikiganiro twagiranye banyandikiye komenti, bamwe baca mu gikari, abandi batanga komenti bansaba ko batazigera bakubura ku Imana Irahari TV. Uyu munsi Imana yaguhaye ibintu byinshi mu mutima wawe, nyemerera nguhe umwanya uhanure mu izina rya Yesu. Ya murakoze. Rero Imana ijye mfasha, zandinda umwuka w'ubwibone, cyane ko ari nawo mwuka wakuye Satani mu ijuru. Wowe ukurikiye ikiganiro, ntusinde utaranywa kandi ntuhage utari warya. Abantu Imana iri kubereka ko izabatabara bagahita basinda, abandi yabereka ko izabagaburira bagahita bahaga bikabagiraho ingaruka. Hari abantu Imana imaze iminsi ikopeza ko izabatabaza, ikaguha imodoka ya miliyoni 3 cyangwa 5. Hirya y'5 hari n'iya 100, hari n'iya 50. Nyabuna mwirinde. Ndeka rero tuganire. Yego. Ariko nkuko babivuze, ngira impano nanjye ntazi. Ngira impano nanjye ntazi. Ariko icyo nzi nuko ari iz'Imana. Yego. Reka rero umuhungu wanjye amfashe, nyine mwadusuye wacu. Izo tubaterera nyine arizo mwikiriza. Yego. Nshiriramo umuhungu wanjye, ubwo mvuze ngo nshiriramo ubumenyi icyo mvuze. Jyana injyana ituje. Genda mu njyana ituje.
nkunda kuramya no guhimbaza Imana, nibyo byantunze mu buzima bwanjye. Yego. Erega gusenga n'urufatiro rw'ibindi, nshuti menya gusenga bihindura umutima. Gusenga birakora kubaza agaciro kabyo, wiringikira usabanabura. Imirimo yawe Mana ntiyarondoreka, imirimo yawe Mana ntiyarondoreka, imirimo yawe Mana ntiyarondoreka. Hana yahuye n'igihe kinini, yarengewe no gusenga. Sara yahuye n'igihe kinini, yarengewe no gusenga. Senga, senga Imana yawe, ririmba turagara unezerwe, muri we harimo byinshi bizanwa no gusenga. Senga, ririmba, hamagara, hari uwakumva. Ese ko wababajwe cyane, udasenga wakora iki? Mutima wanjye ririmba, shika hamwe, kuko Imana yumvise gusenga. Shika hamwe, kuko umutima wumvise gusenga. Amen. Amen. Nkunda kuririmba. Yego. Biraryoshye. Nkunda gusenga. Rero nimuhumure, tuzatabarwa. Haleluya. Mfite indirimbo ivuga ngo sinshidikanya ku mwami abizi,
kandi naho waba waratereranwe Uwiteka ariho ntabwo uri wenyine baho. Yitwa baho. Ndabigusabye dushaka kubaho mu izina rya baho ririmba wisuhuza umutima ntabwo uri wenyine baho. shirama kapiti ririmba baho oya ntabwo uri wenyine baho. Ririmba ririmba baho oya ntabwo uri wenyine baho. Sinzava aho ari Yesu sinziganyira nanjye nzasenga kugeza ubwo azantabara. Ririmba curanga umwami yumva injyana yawe baho baho kuko Imana niyo gisubizo. Sinzava aho ari Yesu sinziganyira namba Uwiteka niwe rufatiro. Amakuba naho yaba menshi intimba no kwiganyira bikakugota umutima Yesu niwe gisubizo baho baho. Ririmba kuko Yesu niwe rufatiro. Ririmba ririmba ngaho baho baho Yesu niwe rufatiro. Niki wabona muri iyi si gitanga umunezero waba ugenda waba uryamye waba wicaye ririmba shika umutima hamwe kuko byose Imana irabizi. Ririmba ririmba nezererwa Uwiteka niwe rufatiro. Sinzavaho yansize umugabane wabera hariho byinshi bindusha Yesu yarabitsindiye. Ririmba ririmba
baho wowe niwe rufatiro. Zashira ivi hasi nimbona byankomeranye, nzazamuka hashoboka, nzayibwira byose yumve, oya sinziganyira, nahishuriwe gusenga ko bigira umumaro mwinshi, nico gituma nzaririmba nibwo nzabona amahoro. Ririmba ririmba baho baho nibwo nzaririmba zatuzuye umutima. Amen. Haleluya. Nafashishwe kweli. Theogene niko yabige kumbi uri umuramyi ukomeye bigeze ahangaha. nawe burya Theogene shyira mwinenderemo ndakwingeze. Nafashishwe. imbabazi zawe nizo zamuzanye kunshungura, yarabikoze. Namutakiye mbabaye kandi ubwo nge nari nihebye, sinzongera kwiganyira namba no guha abanzi banjye urwaho, nta mugayo uzangeraho ninubaha Imana yandemye. Sinzongera gutinya no guhahamuka kubw'iyi si, zikoreza Imana amakuba n'intimba zanjye. N'Imana yumva, n'Imana yumva, yitakambira uyibwire. N'Imana yumva, n'Imana yumva, n'Imana yumva, n'Imana yumva, yitakira uyibwire. N'Imana yumva gusenga kw'abera, n'Imana yumva. Haleluya. Yarantoraguye, Haleluya. nari mwisayo y'ibyaha, nta byiringiro nagiraga by'ubuzima. N'Imana yumva, n'Imana yumva, n'Imana yumva, n'Imana yumva, yumva gusenga kw'abera. N'Imana yumva. Haleluya. Nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, wa murwa w'abera.
Nzibuka Siyoni, nzibuka Siyoni, wa murwa w'abera, nzibuka Siyoni. Iyo ni mudu yo guhimbaza cyangwa se kuramya. Reka bashiremo akantu ko kuhimbaza. Karavuga ngo amakuba naza, tabaza Imana uva inyuma y'abantu, Yesu azaguha umuntu. Amen. Amakuba naza, tabaza Imana uva inyuma y'abantu, Imana izaguha umuntu. La 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 la. Ikigerageza iyo kirambye kibi cawe wenyine, sigukuraho abantu. Ikigerageza iyo kirambye kibi cawe wenyine, intambara naziyo zirambye we, sigukuraho abantu. Tabaza Imana yawe niyo yumva gusenga, tabaza Imana yawe nshuti we, niyo yumva gusenga. Dore vi inyuma y'abantu. Kaduhimbaze gatoya. Izo nazo ni mu mpano, hanyuma turaza gukurikiza ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Ushobora guhagurukira uw'Imana yasize, ugakenyuka utaragera ku ntego. Ushobora guhagurukira uw'Imana yasize, ugakenyuka utageze ku ntego. Sawuli yahize Dawidi, amurwanya amanywa na nijoro. Yonatani yabaye hafi ye, nawe ntabwo zarindi zimpuwe yari afite. Imana Nyiringabo, uri Imana ifite imbaraga, waturengeye kuva kera cyane. Ishimwe ntamukije ni ryawe mwami wanjye. Ushobora guhiga uwasizwe, ugahagurukira uwo yahamagaye, ugakenyuka utageze ku ntego yawe. Nubwo igikenya kitumva ihoni ndakubwira,
ibuka Mose ari mu kato nshuti, yaramaze amezi atatatonka. Nutekereza neza ugasoma ibyanditswe, mu kato nta bebero ye yari irimo. Bamushyira mu kato kutagira umutsima, nta n'amata bamushyiriyemo. Ariko umugambi w'Imana kuri we niwo Imana yakoze agocora Abisiraheli. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Iyaba mfite amababa we nk'ay'abamarayika, bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Hari ubwo kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Hari ubwo kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Iyaba we, iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Nzaririmbira Imana, mvuga imirimo myiza yakoze. Nyuma y'amarira n'intambara, Imana izagusubiza. Iyaba we, iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkagerayo nk'ab'i Siyoni iteka. Haleluya. Murakoze, karibu n'ijambo ry'Imana. Ntabwo mbaganiriza ibintu byinshi, mfite gahunda. Hari umuntu ngiye gusengera Kibagabaga, ariko reka tuganire ijambo rigufi. Nibabona tudasimbutse ngo dutigite, ntabwo umwuka wose utigisa abantu, kandi nitutavuga mu ndimi mwumva uruduhuriyeho rw'Ikinyarwanda, kuko narwo ni ururimi. Ndasoma ijambo rigufi riri mu gitabo cyo Kuva, bice 3, umurongo wa mbere, bice 3 umurongo wa 7. Muri iyi minsi ndi mu mwuka wo gutuza. Iki ni igihe cyo gusenga dutuje, tukagenzura ibintu turimo kw'Imana ibyemera. Iyo wihuse ntumenya amakosa wakoze, ariko iyo ugenze gake umenya ibyo ukosora. Bibiliya iravuze ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli.
Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Titire y'iri jambo iravuga ngo bakureke. Niko Imana ivuganye nawe, ni bakureke. Ntabwo wabatumye kuri iyi Mana, nta nubwo wabatumye ku bantu. Nicyo gitumye Imana itumye ijambo rivuze ngo nibakureke. Nibakureke, niba waravangiwe nibakureke, niba warashenye nibakureke, niba waratawe nibakureke, niba utarabyaye ariko nibakureke, niba warakoze ugahomba nibakureke. Then Imana iranu Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo kandi manuwe no kubakiza, bakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri ico gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kitagira cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaeferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwo bwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Imana igufashe kugirire neza. Amen. Titire ni ijambo dusomye muri Kuva ibice 3. Titire y'iri jambo yavuze ngo nibakureke, Yego. kandi nanjye bandeke. Yego. Nuriya bamureke n'abariya babareke, namwe babareke. Ndashima Imana kuri iyi cano yanyu. Yego. Ndashaka mvuge gato. Mpaheruka nshima Imana kubw'umukozi w'Imana. Yego. Rero ndagira ngo mbabwire mukomere. Hari igihugu kiruta ibindi bihugu, hari igihugu kiruta ibindi, Yerusalemu yera, nzaririmba ya ndirimbo
indirimbo ya Mose niy'umwana w'intama w'Imana. Yerusalemu ndayireba mu mwuka, wa murwa w'abera twategereje igihe kinini. Witinya wisubira inyuma, haracyari ibyiringiro. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rivuganye nawe ngo Imana yabonye agahato abanyegiputa baguhata, yabonye kutaryama, yabonye ibigukorerwa, yabonye ibyakubayeho, irantumye kukubwira ngo uyu munsi ikagukiza amaboko ya Farawo, iragukiza agahato. Araseviza inshuro 3. Ndasubiramo, araseviza inshuro 3. Inshuro ya 4 Imana irayiguhaye. N'ubwa mbere iki kintu nyivuze, sinjya ntanga amaviza, cyane ko atari nanjye uyatanga. Uyu muntu ari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kacyiru, hafi aho muri Meridie mwaho hagati niho ari. Ni ijambo rivuga ko Imana igiye kugukura mu buretwa, ikagukura muri ubwo buretwa ikakujyana aho mwavuganye. Mu yandi magambo, Imana igiye gukora ibintu bizatuma uticuza. Kugira ngo byumvikane neza, agahato kazakuba kure. Ni ijambo twasomye mu gitabo cyo Kuva ibice 3. Reka rero dushimire Imana igiye kubana nawe mu mirimo yawe, mu bikorwa byawe, muri gahunda zawe za buri munsi. Imana ikomeze kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Ndagushimiye Mwami Yesu, gushimiye neza yawe n'imbabazi zawe. Ndagushimiye ku bwa bene data n'abashiki bacu abari mu Rwanda hirya no hino kuri iyi si, bahabwa umugisha bakimara kumvira ijambo none n'iteka ryose, amen.